nta gushidikanya uyu munsi ku itariki 5 uwitwa Davido araza kuba ari gutaramira i Kigali isaha saa 8 ari kumwe n'uwo bita Kitoko Bibarwa, niwe bari buze gutaramana kandi baraza gutaramira mu mujyi. Uwo ngo Davido muri kureba yarageze mu mujyi, dore intambara yari ihari, dore akavuyo kari gahari. Byaterwaga n'iki? Ese ni urukundo rw'abantu bari bamufitiye? Bandureba aka kantu mu by'ukuri Kitoko nta mahirwe yagize, kuko Sikoro kuba yaramuhisemo ikamuha n'amahirwe yo kugira ngo akorane n'uyu muhanzi Davido. Ntabwo buri wese yakanga kuyifuza, wa Bruce Melody bakomeye barayifuje n'abandi bahanzi barayifuje, ariko Kitoko niwe uyabonye. Kitoko nibwo yari akiva hanze arangije ahita agira amahirwe yo gukorana n'uyu muhanzi. Bibutsa ko uyu ni Davido muri Nigeria, aje gukora mu Rwanda igitaramo kandi ari no kumurika alubumu ye. Bihurirane nuko Kitoko nawe ari kumurika alubumu ye, ariko ashaka no kwibutsa izindi ndirimbo abanyarwanda. Ari Kitoko turamukumbuye, ari Davido turabakumbuye. Iki gitaramo kiraza kugenda gite? Biraza kurangira bite? Biraza gukorwa iki? Reba uno muvundo wari uri mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari, byegeranye gisabwa gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ubashe gutungurwa na byinshi shangaye cyane muri isi nzima dutuyemo. Komeza wirebere ibi bintu nawe da.
imodoka mwana. Yendi nereye? Tamam, show him there. Yekayım nereye?